azigukiza iz'abanyabyaha baz'abarwayi Yesu umugaba zarakiza. Nongeye kubasuhuza bene data kandi mbifurije igitondo cyiza. Imana ibaha umugisha. Dukomeje kwigana hamwe igitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya, aho tugeze ku cyigisho cya kabiri kitubwira ngo imirire n'iby'umwuka. Ni ku ngingo ikomeye cyane ivuga ngo ingaruka ku gushishoza no gufata ibyemezo. Ikintu cyose kigabanya imbaraga z'umubiri gica intege ubwenge, kigatuma budashobora gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ibyo bituma tutabasha uko bikwiriye guhitamo icyiza, maze tukabura imbaraga zihagije z'ubushake bwo gukora icyo tuzi ko ari cyiza. Mbese bijya bikubaho ukaba uzi icyo ugomba gukora kandi ko ari cyo cyiza, ariko ukabura imbaraga zihagije zo kugikora? Ngiyo impamvu. Gukoresha nabi imbaraga z'umubiri bigabanya igihe ubuzima bwacu bwagombye gukoreshwa mu murimo wo guhimbaza Imana, bityo ntitube twujuje ibyangombwa bidushoboza kuzuza inshingano z'umurimo Imana yaduhaye gukora. Abamaze kubona umucyo ku mirire n'imyambarire byoroheje, bakagendera ku kumvira amategeko agenga umutimanama n'ay'umubiri, nyamara bakareka wa mucyo ugamije kubereka uko bagomba gukora, bazaba bivukije inshingano zabo mu bindi bintu. Mu kureka umusaraba bagomba gutwara kugira ngo bahuze n'amategeko agenga ibyaremwe, baba bahumye umutimanama wabo, maze kugira ngo birinde igishinja bagatangira kugomera amategeko 10 y'Imana. Bamwe bahitamo babigambiriye kutihanganira umusaraba no kwanga gukorwa n'isoni. Abikururiye indwara kubwo gushaka guhaza irari ryabo ntibagira ubuzima buzira umuze mu mibiri no mu ntekerezo. Ntibashobora gushishoza ngo bamenye ibihamya byerekana ukuri, bityo ngo basobanukirwe n'iby'Imana ishaka. Umukiza wacu ntazarambura ikiganza cye ngo akigeze hasi cyane kugira ngo azahure abo bantu mu buzima bubi bijyanyemo, niba bakomeje kuguma mu nzira itemba ibajyana mu rwobo. Bose barararikirwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bagire imibiri mizima n'intekerezo zitunganye. Nibashaka guhaza irari ryabo, bakijimisha ibyumviro byabo, maze bagahuma imbaraga zo gushishoza kwabo kugira ngo badashimishwa n'imico itunganye y'Imana cyangwa ngo bishimire kwiga ijambo ryayo, bazabe bazi ko Imana itazemera ituro ryabo ridashyitse rihwanye n'uko itemeye irya Kayini. Icyo Imana ibasaba ni ukwiyeza bakivanaho imyanda yo ku mubiri n'umwuka wabo, bakibonereza kuba abera bubaha Uwiteka. Amen. Nyuma y'uko umuntu akoze ibishoboka byose ngo agire amagara mazima, arwanya irari n'umururumba, maze akagira ubwenge buzima n'intekerezo zejejwe, akaba ashobora guha Imana ituro rivuye mu gukiranuka, ubwo rero aba akijijwe gusa biturutse ku gitangaza cy'imbabazi z'Imana, nk'uko ya nkuge yakize ikuwe mu nkubi y'umwuzure. Nowa yakoze ibyo Imana yamusabye byose kugira ngo inkuge igire umutekano, maze Imana nayo ikora umurimo umuntu atashobora gukora, irinda inkuge kubw'ubushobozi bw'igitangaza cyayo. Amen. Byinshi mu bigeragezo itorero rihura nabyo bituruka ku mururumba wo gukoresha nabi igifu. Abarya ibyo kurya kandi bagakora akazi mu buryo butarimo kwirinda, ntibanatekereze neza, barangwa no kuvuga amagambo ndetse no gukora ibikorwa badatekerejeho. Umuntu urangwa no kutirinda ntashobora kuba umuntu wihangana. Uri kumva muvandimwe? Umuntu urangwa no kutirinda ntashobora kuba umuntu wihangana.
Kuba umuntu utirinda ntibisaba kuba umuntu unywa ibiyobyabwenge bisindisha gusa, kandi niko benshi babyibwira. Nyamara kuba umuntu utirinda ntibisaba kuba umuntu unywa ibiyobyabwenge bisindisha gusa. Icyaha cyo gukabya mu mirire, ukarya utirinda, uhora urya inshuro nyinshi, urya ibyo kurya byinshi bikabije kandi bitaboneye, byangiza imikorere myiza y'urwungano rw'igogora, bikagera ku bwonko, maze bikagabanya imbaraga zo gutekereza, bityo bikagwabiza imbaraga yo gushyira mu gaciro, kwitonda no kugubwa neza mu ntekerezo no mu bikorwa. Ibi rero nibyo nkomoko y'ibigeragezo bigera ku itorero. Niyo mpamvu kugira ngo abantu b'Imana babe bemewe imbere yayo, aho bashobora kuyiheshereza ikuzo mu mibiri yabo n'umwuka wabo, ari nabyo kandi bahawe n'Imana ubwayo, bagomba gushishikarira no kugira umwete wo kwanga umururumba uturuka ku irari mu mirire, bakarangwa no kwirinda muri byose. Ubwo rero nibwo bazashobora guha agaciro no gusobanukirwa ukuri mu bwiza n'ubusobanuro bwabwo, maze bakakugendana mu mibereho yabo. Hanyuma kubwo gukomeza iyo nzira irangwa n'ubwenge no gutekereza bikwiriye, ntibahe urwaho abanzi bo kwizera kwacu kugira ngo badakerensa uko kuri. Reka dusubikire aha ngaha kuri iyi ngingo, tuzayisoza ubutaha. Imana ibahe umugisha.